Ndagushimira cyane ngasuhuza umuntu wese tuziranye, asuhuza umuntu wese wakanze subscribe unkurikirana buri munsi uko bwije n'uko bukeye, cyane cyane njye mugiye kubana kuri mikorofone ni Dufitimana Gilbert. Uyu munsi tugiye muri aya masaha ya saa yine n'indi minota, saa yine hafi zisaga n'igice nibwo amakuru tuyabonye arimo aracicikana ku nkoranyambaga, arimo aratitiza imbuga zigiye zitandukanye zimwe na zimwe, dore ko muri iyi minsi habanje Jihad, hakurikiraho Emeline bise Ishanga, ubu ngubu hariho Vestina, ariko hari amakuru yihutirwa atangajwe n'ikinyamakuru igihe.com. Ayo makuru nta yandi nuko hari itsinda rya WhatsApp ryari ryarigize amagangster hamwe na Emeline. Amakuru dukesha Gasuku Media, dukesha Igihe ndetse n'ibindi bitangazamakuru harimo Isimbi TV, nuko uyu Emeline hamwe n'itsinda rye bamaze gufatwa, bafunzwe. Ni kenshi cyane abanyarwanda bagiye batabaza bavuga ngo ibiba ari kuba mu Rwanda ni amahano, aho usanga noneho n'abakobwa barimo barishyira ku karubanda. Benshi cyane bagize agahinda batabaza leta y'u Rwanda, kuko ibintu biri kuba muri iki gihugu birababaza abaturarwanda ndetse n'abagikomokamo. Hari speech imwe ya Excellency yatambukije ubwo yavugaga yuko bariya abakobwa baba bambaye ubusa atari ukwambara ubusa kwabo gusa, ahubwo no mu mutwe baba bambaye ubusa. Excellency yakomeje abavugaho amagambo avuga yuko iyo umuntu yiyambitse ubusa aba atambaye ubusa ubwe wenyine, ndetse no mu mutwe aba yambaye ubusa. Amakuru myiza kandi amakuru yizewe nuko noneho ubu tuvugana Kwizera Emeline hamwe n'itsinda rye bamaje gufatwa. Amakuru turayakesha Igihe. Noneho kuri Vestina bavuga yuko yashakanye n'umusaza umurusha imyaka 20, ahari nuko iyo ugiye muri Google Access ukandikamo Odera Ogo Idirisa usangamo amakuru ya nyakwigendera. Amakuru afatika nuko Odera Ogo afite imyaka 36. Vestina urugo rwiza. Noneho turakomereza ku yandi makuru ku kinyamakuru Imvaho Nshya, ho cyanditse yuko muri itariki 17 Mutarama yuko icyogajuru kiraba cyatangiye kuba cyakora nk'uko bimenyerewe. Dore noneho ubu ngubu hari bamwe bagendaga bubaka utujagari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Byavuzwe yuko drone yatangiye gukora kandi bagiye guca akajagari, dore yuko hari bamwe na bamwe bagendaga bitwikira ijoro bakaba bakubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bakitwikira ijoro bakubaka bigiye bitandukanye nuko amategeko y'u Rwanda abivuga. Ariko ubu amakuru ahari dukesha ikinyamakuru Igihe nuko kirimo kiravuga ngo musigeho, kuko ubu ngubu hari drone irimo iragenzura ibyo murimo murakora. Uyu wamamaye ku izina nk'Ishanga bamwita Kwizera Emeline hamwe n'itsinda rye babana muri groupe, yuko ubu tuvugana iryo tsinda ryamaze gufatwa ryitwa Richard Gang, burikurikiranwe ibyaha byo gukwirakwiza amashusho. Njye mana kuri mikrofone Dufitimana Gilbert. Genzi ku gihe, guhagurukira ku gihe cyagenwe n'umujyi. Rero hashize iminsi 3 iyi gahunda itangijwe n'umujyi wa Kigali ufatanyije n'izindi nzego mu rwego rw'amavugurura agamije kunoza serivisi zo gutwara abagenzi. Calixte Kaberuka. Kuri linye ya 203
iva mu mujyi wa Kigali yerekeza Nyanza ya Kicukiro naho hatangiriye igeragezwa ry'umushinga w'imodoka zitwara abagenzi ku gihe cyagenwe. Abakoresha iki cyerekezo bemeza ko uburyo buzagabanya igihe bamaraga bategereje ko imodoka yuzura. Izajya ituma abagenzi badakererwa muri gahunda zabo, cyane cyane ko wazaga nk'aha ngaha ugategereza hafi nk'amasaha 2, nigeze gutegereza amasaha 2 imodoka ugasanga ibyo wari ugiyemo byose birapfuye. Ariko ubu ngubu turizera yuko ibintu birimo bijya mu buryo, nizajya ihaguruka aha ngaha kugenda igafata umugenzi ni ukwinjiramo ntabwo bitinda, ihita yongera igakomeza. Nanjye nk'umunyeshuri byasabaga ko mbyuka kare cyane kugira ngo nze kubona umwanya nza kurindira imodoka nagera ku ishuri ntakererewe, ariko ubu ngubu nshobora gukoresha iminota 20 nyine naje nka saa 3 nkatendera classe ntakererewe. Basubije ikibazo, izajya ihaguruka hano igenda itora abagenzi bose n'abari mu byapa by'imbere, bazagera ituzuye abantu bitume badakererwa muri gahunda zabo cyangwa mu kazi baragiyemo. Kugeza ubu iyi gahunda yamaze kugabanya akajagari k'imodoka rimwe na rimwe zaburaga aho ziparika kubera ubwinshi bwizategerezaga abagenzi igihe kinini. Ni inyungu ku bashoferi bazimwe muri izi modoka. Natangiye akazi saa 10:50, saa 11:40 ndaba ntashye. Ubu hari umushoferi uri mu rugo urimo uruhuka urutangiye akazi saa 7. Ubwo twari kuba turi kubyigana hano muri gare imodoka ziparitse, twese wari wa mushoferi uri butangiye saa 7 ataruhutse, nanjye wazindutse nyiri mu kazi. Twarazindukaga ugasanga umushoferi avuye mu rugo saa 9 akajya gutora umurongo muri gare gutanguranwa umuntu apakira icyapa cya mbere, gutyo bigatuma uzinduka nyine kugira ngo ugende uwo wa mbere kuri cyo cyapa ukoreraho. Uraho bibiziye ni ku masaha uzisaho byukira n'isaha zo kugera muri gare n'isaha zo gutangira gupakira umugenzi. Ubu yizi dufite igihe oroni bagiye baduha tayi mutebe buri modoka igiye ifite tayi mutebe ikoreraho amasaha yayo. Buri minota 10 cyangwa 15 imodoka ibihagurutse. Umwe mu barimo kugenzura uko iyi gahunda yubahirizwa, Irambona Honorine, aratubwira uko birimo gukorwa. Mu gitondo akoresha iminota 10, uko amasaha agenda akoresha ko n'abagenzi bagenda bagabanyuka, ubwo akoresha iminota 15. Ubwo urukumva bisi tutitaye ku bantu ifitemo igomba guhaguruka iminota irangiye ikajya kugira ute gutwara abantu bo mu cyapa. Urumva ibyaba abantu benshi bo mu byapa ntabwo bakiboneka kuko za bisi zivangaha zifite abantu bake zikajya kubafata zigakomeza gutyo akazi kagakorwa neza. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine aramara impungenge bafite imodoka zo kutazahomba bitewe nuko zihaguruka zitujuje abagenzi nk'ibisanzwe. Amafaranga yashyizwemo kugira ngo igerageza rikorwe, hanyuma igerageza nirirangira nibwo tuzamenya ngo ese birakwiriye ko ari amafaranga yongerwaho cyangwa se burya bisi irunguka nta kibazo, cyangwa se bikozwe nta kindi cyongeye yagira igihombo. Ariko sinanone tukareba mu mihanda bihagaze gute muri ya masaha y'umuvundo, ese nizihagurukira igihe zikagenda zigahura n'umuvundo bwo biraza kugenda gute, ese biraza kujyana na ya gahunda y'igisate cya bisi. Ibyo ngibyo byose nibyo bizahita byigwaho kugira ngo turebe uburyo iyi gahunda yakomeza. Iyi gahunda ije kurikirana n'indi yatangijwe mu mpera z'umwaka ushize wa 2024 zo ku mugenzi azajya yishyura urugendo yakoze kuruta uko yishyuraga urugendo rwose imodoka yakoraga. Kadexte Kaberuka, umujyi wa Kigali.